Aha nongeye kubasuhuza abantu duherukana muri episode ya mbere. Niba wisanze ahangaha ukaba wisanze kuri episode ya kabiri, ndakwinginze kugira ngo usubire inyuma gatoya. Episode ya mbere irahari kuko nayikoreye playlist zikurikirana. Ndakwinginze kugira ngo niba wisanze kuri episode ya kabiri bwa mbere, nubanze urebe iya mbere kugira ngo tugendane neza, n'indi ya kabiri nayo uhita ukomeza kuyireba wamaze kumva aho inkuru yatangiriye. N'ubundi inkuru iracyari ya yindi, bayita Elizabeth Bennet. Yes, Elizabeth Bennet ni inkuru y'uyu mukobwa. Reka dutangire na episode ya kabiri nagutinda, kuko uwarebye episode ya mbere aza amateka cyangwa se aho iyi nkuru yaturutse. Iyi episode rero twayise ko umutima watangiye gukunda ariko ukanga kwiyanga. Mu mutima wa Elizabeth rero Bennet hari ikintu cyihariye. Yashoboraga gukunda ariko ntabwo yashoboraga kwiyambura agaciro ke. Mu gihe abandi bakobwa bo bivugiraga bati iyo umugabo afite amafaranga biba bihagije, ariko aho Elizabeth we yajyaga atekereza ati urukundo rutagira icyubahiro ni imbohe y'umutima gusa. Buri uko yumvaga bavuga Darcy, yumvaga umutima we umwanga kurushaho, kuko yari umukire, cyangwa se nubwo yari umukire yego, ariko ntago yasekaga, ntago yiyegerezaga abandi wenda ngo asabane nabo, nta nubwo yubahaga abantu bose kimwe cyangwa ngo abafate kimwe. Elizabeth rero yabonaga ko ubukire butakugurira cyangwa se butakugurira umuntu, cyangwa se ubukire butagurira umuntu umutima mwiza. Niyo mpamvu rero mu ijoro rimwe ubwo yari wenyine yatangiye kwibwira mu mutima ati Mana, niba ngomba gukunda, nzakunda umuntu uzambona uko ndi, nzakunda umuntu nk'umugisha cyangwa se uzambona nk'umugisha we, atazambona nk'umutwaro. Nubwo atabivugaga akabitekereza mu mutima we, naho Dark nawe aho yabaga ari cyangwa se Darcy nawe yatangiye kumureba mu kindi cyerekezo. Ntibyamuturutse ku bwiza bwe gusa, cyangwa se ntibyaturutse ku bwiza bwa Elizabeth, ahubwo uko yavugaga ukuri, cyangwa se uko atikandagizaga abandi, uko atari yemeye kwigira nk'abandi. Urukundo rwabo rwari rutangiye nk'akababi gato katapfa kuboneshwa amaso. Ariko ikibazo cyari iki: ese ubwibone bwa Darcy n'ubwigenge bwa Elizabeth byari kwemera gukundana koko? Tuzabikomeza muri episode ya gatatu. Inama y'uyu munsi nakugeneye ni mukundane, ariko mukundane mukuri. Elizabeth atwigisha ko kwiyubaha si ukwanga urukundo. Gukunda ntibisobanura kwibagirwa. Imana iduhuza n'umuntu uzi agaciro kacu, cyangwa se ikaguhuza n'umuntu uzi agaciro kawe. Inama y'uyu munsi nakugeneye iravuga ngo ntukemerere umuntu ugukunda mu magambo gusa. Ntukabyemere umuntu uzagukunda wumva bikubwira gusa, ahubwo uzajya wemera umuntu ugukunda akabishyira no mu bikorwa, yarangiza nakwambura icyubahiro cyawe akakikurekera. Ndabakunda cyane rero, wowe twari turi kumwe ndagushimiye, wowe tugeranye ku musozo w'iyi episode ndagushimiye. Niba ukunze iyi nkuru yisharinge n'abandi bagibone, kandi niba utarakanda subscribe tugeze kuri uyu munota utarayikanda, ndakwinginze kugira ngo ukande iyo buto ya subscribe, nurangiza ukande like, ujye muri comment utubwira ati ese uri kubona Elizabeth ndetse na Darcy umwe ariyemera undi ariyubaha, ntashaka umuntu wiyemera? Ese uru rukundo rwabo bazakundana? Wowe uri kubibona gute? Ese ubona ibi bintu bazabigenza gute? Uragira inama Elizabeth cyangwa uragira inama Darcy? Mbwira icyo ubona wakora.